bavuga ati ngo Ben yateye ifinga umukobwa. You see what I mean? Ku buryo trust me birica. Nkunda kugerageza kuba perfect, but I'm aware yuko biri impossible. Yego. Nisetsa kiza buzira icyasha nukuri naremeye. Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mugiye gukurikirana kino kiganiro kuri YouTube channel ya Kwizera Entertainment Group. Nkuko mwabonye rero, uyu ni The Ben tugiye kuganiraho mu minota mikeya, turebere hamwe mu bimwe mu bintu byagiye bimuranga, ubuzima yagiye acamo, ndetse dusobanukirwe bimwe bitandukanye tuba twibaza ku basitari batandukanye. Niyo ugiye kukikugezaho nkaba nanakiguteguriye ndi Kwizera Elize kuri Kwizera Entertainment Group. Fata wa mwanya muto cyane rwose, amasegonda 3 yonyine, urebe hasi ahanditse subscribe, uhakande ukore kunzogera kugira ngo tujye tubasha no kubana no mu bindi biganiro. Nkuko rero ntatinze, nkuko nanjye mbivuga, mabona ko tugiye kuganira kuri bimwe bitandukanye tuba twibaza ku basitari, aho tuba tubona yuko bashobora kuba baba mu buzima bitandukanye n'ubwo twebwe tuba dutekereza. Nyuma yo kuba abasitari dukunda, nyuma yo kuba ibyamamare mu byo bakora byose mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko rero nyuma y'ibyo byose ni abantu nkatwe. Hari ubuzima babayemo, hari ubuzima baba baraturutsemo, hari ubuzima bushaririye cyangwa se bwiza baraturutsemo, baba baragiye bacamo nk'abantu, nk'ikiremwa muntu. Ariko kubera yuko twebwe tuba tubabona ku ma social media, ku ma televiziyo atandukanye, bagira ibyo bagaragaza ku bw'impano zabo, twibaza yuko ari ubwo buzima babayemo bwa gisitari gusa, nta bundi buzima baba bayemo. Ariko rero iyo ugiye kureba usanga wibeshya, kuko mu buzima bwabo bwa buri munsi bahura n'imbogamizi zitandukanye nk'izo buri wese yagira muri buno buzima tuba tubayemo. Ahanini ugasanga ndetse hari n'igihe baba baturenza izo mbogamizi, byo bizazana hagenda bacamo bitewe na rya zina nyine baba barubatse. Kuri The Ben rero, kuri The Ben nawe nyuma yo kuba umusitari, nyuma yo kuba icyamamare mu Rwanda, East Africa, ndetse ntekereza yuko umugani wose wajya ukabaza The Ben 90% ntabwo iryo zina ryayobekana kabisa. Nawe hari ubuzima abayemo, ubuzima acamo buri munsi, nk'ubwo natwe tugenda ducamo nk'abantu nyine. Umunsi tugiye kuganira ko byo yatangaje, tubisesengureho gatoya, haba ari urukundo rwe na Pamela, ukuntu yamenyanye nawe, uko bagiye bahuza ndetse bikarangira amugize umugore. Ndetse muribuka ikibazo kigeze kubasaga mu minsi yashize, Ishanga Trends, ibyo The Ben yigeze kuba yakora ari imbere ya kamera, ari gukurura ishanga y'umukobwa bari kumwe. Nabyo The Ben hari icyo yabivuzeho. Urase wakibaza yuko The Ben yigeze kubeshyerwa kugira ngo atange indonke ku byo ari kubeshyirwaho.
nabyo ni mu iki kiganiro. Bimwe tugiye gutangiraho byinshi muri iki kiganiro The Ben yakigiranye n'umunyamakuru wa BNB FM Kigali, akaba ari we baganiriye, natwe tukaba twabyifashishije kugira ngo tugende tureba bimwe na bimwe mu byo The Ben yagiye ahura nabyo. Tudatinze rero, reka duhere ku kintu kigeze kubaho The Ben nk'uko twari tubitangiye tubivuga, ndetse no kuri ubu ngubu icyo kintu kikaba kitamuva mu mutwe, ngo buriya The Ben yigeze kubeshyirwa yuko yateye umukobwa finga. Reka twumve ukuntu yabitangaje avuga. Uwo muntu yakoresheje ijambo ribi cyane avuga ati ngo Ben yateye finga umukobwa. You see what I mean? Ku buryo, trust me, birica ntabwo nibaza ko ari sosiyete dukeneye. In fact people abantu bitiranyije showbiz, kuko showbiz mu by'ukuri n'ijambo bwayo showbiz ntawe rihuriye n'ibyo ngibyo. ngaho nguko ikintu n'ubu ngubu The Ben yibuka yakorewe atazibagirwa muri no kariyeri yiwe. Bashaka kumushyira hasi kandi rero si n'ibyo ngibyo gusa, hari n'ikindi kintu yatangaje yuko yakorewe cyane umunyamakuru, akambwira ati nudakora iki ngiki ndakuzimya. Icyo kintu cyari giki? Nantumaho mbere yuko agisohora, abwira abantu ati Ben natanshaka. Yagiye ahantu ngo Murambi, ngo avumbura ngo mushiki wa The Ben bamwibati, ngo papa wa The Ben yateye inda. Now remember, suppose ko ari n'ukuri. Ni gute mpura nabo byayo byarateye inda? Nihe murira nabo? Ni gute how is that my concern? Nimba if you cared enough, ari impuhwe wagize, kuko mu bigaragara uwo muntu tuvuge ni mushiki wawe. If you really cared, uri umuntu ufite ikinyabupfura, wari kuza ukambwira ati Ben, by the way, hari umuryango ugukomokaho uri ahangaha kandi ntabwo ubayeho neza. Aragenda akora story, arayifilma neza, afata iryo batari rizenguruka, afata abo bantu abicaza imbere ya kamera ye, asohora inkuru. Mbere yuko ayisohora yari yabanje kuntumaho. Yifuza iki? Ngo mushake. Iyo uvuze gushaka, first of all, that's blackmailing. That's blackmailing yuzuye idafite naho ukikira. Ariko ngo yifuza mushake, abenshi kenshi, by the way, abenshi ngira ngo babonye uvuga ko hari uwanditse kuri Twitter aravuga ati ngo ninamushaka ngo muhe amafaranga ngo azanzimya. Iyi ni tweet ihari nabonye n'abayobozi bamwe bo muri RIB bayifite. Ngo ninamushaka, muri make kugushaka bivuze iki? Uri kumva? Ibyo rero sasa bibaye wabyumvishe rwose. The Ben n'agenda kenshi, sibyo ko bafite mu kwikomeza agaragaza yuko yabinyuzemo nabirenze, ariko n'ibihe biba bitarigeze bimworohera habe namba rwose, habe na gato kabisa. Ariko impamvu twahisemo kugenda tuwereka impande zitari nziza The Ben yagiye ahura nazo, akenshi tujye tubona yuko abasitari tukabona tubishimye bari ku ma stage, ariko twebwe twashatse kugira ngo tubereke bimwe mu bintu biba byihishe inyuma y'ubuzima bwabo, tudashobora kubonesha amaso uko duhuye nabo bari kudususurutsa, uko duhuye nabo turi mu ngendo zitandukanye twibaza ngo ese byagenze gute. Ibyo ngibyo ukaba utapfa kumenya kereka iyo ari nyir'ubwite byitangarije. Nk'uko byitangarije rero, hari n'ikindi kibazo kigeze kuba mu minsi yashize, aho yagaragaye ari ku rubyiniro ari kwifotoza akurura umukobwa ishanga. Ndabizi ufite amatsiko yo kumenya icyo yabitangajeho. Tekereza ko ari iki? Reka tucyumve. The woman, the girl muri video
aba muri groupe yitwa Habibi. Yego. Nkaba muzi muri trips dukunda gukora. Habibi yo ikunda kurekura hafi nk'abantu nk'ijana. Yego. Iyo tugiye Burundi haza nk'ijana. Iyo tugiye Bugande I think ibaje kwari Musanze kiragiye. Yego. So I'm not supporting ibyabaye that I was involved in, but at the same time ntabwo byabaye ku muntu random. Nkuko umuntu yatekereza ngo even just when he takes picture with his fan, he just do whatever he does whatever he do. So ntabwo byabaye ku muntu random, byabaye ku muntu nzi inshuti that I take like a sister. Kuko harimo ikintu cyo kwisanzura, harimo ikintu kirenze urugero. Yego. Now this is when I come back nkavuga ni nobody's perfect. Ngewe ikintu cya mbere ni ati nobody is perfect, nta muntu n'umwe uba intungane. Atura mukobwa yari inshuti yanjye ati aba mu magurupe y'abagize amatsinda ashingiye ku ndirimbo zanjye. Hari amagurupe The Ben afite bitewe n'indirimbo bafite, hari nka gurupe yiswe Habibi Group, hari afite yitwa Mini Love Group n'izindi nyinshi. N'ubwo hari indi yitwa Print n'indirimbo amaze iminsi asohoye mu minsi ishize gatoya, nayo bahise bakora gurupe yacu. Ati ari amagurupe raba barimo abantu b'inshuti zanjye benshi cyane. Ntabwo ngeze mbikora ku mukobwa muye nawe gutyo gusa, kandi ntago ndi kwiregura ngo kugira ngo bimveho, kuko nabigaragayemo byaragaragaye ko nabigaragayemo, ariko nta bindi bintu byari birenze. Ni inshuti yanjye, ntago ari uwo twahuye gutyo by'impanuka gusa. Yakomeje agira ati kandi nanone bamwe bibwira yuko bashobora kunkora mu jisho nkatuza. Ati nkunda amahoro, ariko washatse kunkora mu jisho byaba bibi cyane. Ati ariko nkunda amahoro bikama gutuza ndetse no kumenya uko mbitwara, ariko ntabwo wankora mu jisho. Umva uko yabivuze. Abantu bakunda amahoro, reka mbivuye muri ubu buryo. Abantu bakunda amahoro bwana abantu bagira amahane cyane. I don't know if you're making sense. Ubundi byanjye bitandukanye mu gakinje ntabwo nateguye. Nuvuga ngo I would rather seek for peace mbere ko ntegura inama. So I would rather seek for peace, nashaka amahoro at least kugera ku mwuka wanjye wanyu, kuko nizera ko nakakuka kanjye kamwe kanyu ka beating umwuka wawe nizera kwiga. I don't know if I'm making sense. So abantu bakunda amahoro bwana abantu bafite confidence muri bo themselves. Sindi kwitaka, ariko nta people should not mistake nibafate kuba ntakunda rwaserera nkuko yaza kanyurira tuba ikino ikindi. Ntago nkunda rwase, ntago nkunda amahoro, kuko nzi ko ndakaye bya bibi cyane. Yeah. But to be honest with you, everywhere I go, I will seek for peace. I will go for peace first. Nuvuga nicyo kintu cya mbere mbashaka. Yeah. Ati nama nshaka amahoro uko byagenda kose, aho njya hose everywhere I go nshaka kubona amahoro uko byagenda kose. Uyu mugabo rero afite good behavior yo kuba amenya gukontorora amarangamutima ye kugira ngo atagira aho ahurira na bimwe mu byatuma agirana amakimbirane nabo bari kumwe cyangwa se naho ageze. Kandi rero uyu mugabo kimwe na Meddy biragoye iyo usubije amaso inyuma kubona muri behind scandals, muri scandals zitandukanye mu madege atandukanye, biragoye rwose kubabonamo. Usanga kubumva muri ibyo bintu bigoranye cyane kabisa. N'abantu baba batuje cyane kabisa. Niko kuba umuntu mukuru bimera no muri kariyeri yari yose urimo. Hanyuma dusigaje kandi kantu gatoye ko kumva uko avugaho Pamela. Ati ubundi The Ben wahuye na gute na Pamela rwose? Wari muri Amerika na wari mu Rwanda muri Miss Rwanda, mwaje guhuza gute ku nshuro ya mbere? So biratangaje ibintu by'Imana iyo ubonye umuntu kumva hari ukundi kuntu baye. Yego.
I think feeling namugizeho nibwo bwa mbere yimbayeho All of a sudden, for the first time. Yeah, for the first time because mu buzima duhura n'abantu batandukanye umusore uhura n'abakuru batandukanye but it comes a time aho uhura n'umuntu ukavuga ati urumva mbaye ukundi kuntu Yego. And I think nicyo cyabayeho and we connected especially kuri ku mico ko you know n'umukobwa mwiza ariko mico nicyo kintu namukundiye then again nkuko bivuze bisa nk'amayobera kuko urumva twarahuye nk'i Kigali ariko twari mu kindi gihugu nanone so rero nabwo ntago nta kintu cyataye cyese kibaho ahubwo kubera ko nahise feeling ukuntu kudasanzwe na keeping the communication and then imana tugeze ku niveau nziza yeah ndumva gusubije ngayo nguko The Ben avuga ku bya Pamela byinshi mwabyumvishemo kino kiganiro twagiranye kuva ku ntangiro kugera ku musozo wacyo imbogamizi yagiye hura nazo akizamuka n'ubu ndetse agihura nazo ariko akazitwaramo nk'umuntu w'umugabo ndetse nk'umuntu mukuru mu bya muzika bitewe n'imyaka abimazemo wabyumvise rero ntago byoroshye aba urugendo ruba bitoroshye cyane ku bafite impano bifuza kuba bamureberaho ni urugero rwiza kabisa n'icyitegererezo urunguru ni urugero ku banyarwanda bose by'umwihariko ku rubyiruko ruri kuzamuka muri kariyeri ya muzika kabisa uko byagenda kose ubwo rero nta hanyu ubu twavuga yuko aba yatanze itafari rikomeye kwemera kuganira n'itangazamakuru agatanga bimwe bigize ubuzima bwe akabishyira hanze abagira ngo twumvireho mwumvireho cyane cyane muba mushaka mwebwe muba mushaka kugira ikirenge mu kiwe ngaho rero ndabashimiye cyane kubwo gufata umwanya wanyu mukanega amatwi mukaniza igihe cyanyu ntabwo ari uko muba mwabuze icyo mukora ni kubw'urukundo rwanyu mukomeje kunyereka ndagushimira cyane rero ndetse urutsa wowe utigeze ukora subscribe kanda subscribe ndetse ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubasha no kubana mu bindi biganiro njya gutegura kino kiganiro kanakikugezaho ndi Kwizera Elize kuri Kwiza Entertainment Group. Iki kiganiro nizere ko cyagushimishije ndetse n'ibindi bikorwa byacu bizajya bikugeraho uko byaguteguriwe byose uko byakabaye. Urakoze cyane, iki kiganiro nk'iki nakagaruka. Ciao ciao. Yeah.